mira ahari ntimwamubwiye ko ndi mama w'abana rero mutarabimubwiye musobanurire ubutaha neza ntakajye ameza hanze y'urugi. Mama mvuze gutyo ayo magambo kumva nyavuze yarambwiye ati uriya ugira amatiku ubwo ugiye kuzana amagambo yawe njyewe ibyo bintu byawe simbikunda. aba arifashe arikubise afashe sakama yiwe ayishyira ku rutugu arasohoka afungura urugi arasohoka avuga ko atashye. gutaha yari ashatse kumbwira ko atashye, yari ashatse kunjijisha ambwira ko atashye hehe iwe mu rugo hariya hepfo. ndamugara nawe mama garuka hari ibintu byinshi ushaka ko tuvugana kandi byose turabiragiza uyu munsi. arangara insista arataha sigara rero ndi kumwe na Christophe turi babiri, abana bari mu cyumba n'umukozi. Christophe ikintu yakoze arambwira ati rega Gloria buriya ujya ugenda ahangaha nkakureba ibyawe bikanyobera, ese ubu uje kuvumba ibiryo inzara yarakwishe warapfuye atari ko ndagira ngo nkubwire ko ndashaka uzatubwira hirya ugenda shama. baramuhamagaye ase mwatapize screen mwebwe mu magambo makeya. oya bro warucitse byari bicitse. n'umuntu wari uri kumamagarira munango kibazo yaravuze ngo uje kuvumba ibiryo. yego ko inzara yanyishe manje kuvumba ibiryo ko kugira ngo ambabarire ngomba kuzaza pfukamye nturutse iriya hirya nkagera mu rugo nkasaba imbabazi akazafata igihe cyo kubitekerezaho ko yambabarira cyangwa ko yabireka. ni ukuri kuri Imana ijambo naramubwira ngo Uwiteka Imana indindiye hanze uyu mwaka n'igice, iya ndinze uyu mwaka n'igice no mu kindi gihe kizaza izandinda kandi ntabwo Imana yanjye izigera ibangabiza. ndabona Kristo aho kugira ngo nze kurya ahangaha iwawe sibyo sinabanye nabi mbaye nshonje sinaburungaburira kandi ningera kuri eta yo gupfa nishwe n'inzara nzatega moto njye ku kiraro cya Nyabarongo ninagemo kugira ngo n'umurambo wanjye mutazawubona mukawishima hejuru. ayo ni magambo namubwiye, nyamubwira ndi guhaguruka we yicaye mu ntebe ndi gufata telefone. yahise ampaguruka n'ukuri kw'Imana nta wundi muntu wari uhari ngo aratubera umuhamya, ariko ayo ni magambo twavuganye njyewe nawe. yahise ahaguruka aratangira arankubita, yarankubise mvuze induru mu nzu mpamagara imfura yanjye ni umwana mukuru w'imyaka 9. ndavuze induru mpamagara umutoya, umukozi wese nashobora kumuhamagara kuko ntabwo tuziranye nta nicyo yari kumfasha. mpamagara abana, umukozi arabafungirana mu cyumba bahera. Christophe arankubita kuko amaze kuruha kunkubita ansohora kwa kundi umuntu asohora nk'ikintu cyapfuye mu nzu kuko nasohora ikinyenzi cyapfiriye mu nzu n'imigeri. telefone n'inkweto abimpera mu dirishya. icyo nakoze sinigeze nzi ko RIB cyangwa izindi nzego zirenganura umuntu wese wahohotewe muri ubwo buryo, ariko narishe ndatekereza ndavuga nti Semana kuri urugo umwaka n'igice ushize ntarubamo abaturage bose barabizi. ese nintaka nkavuga ko nkubitiwe hano ubwo biritwa gute harya niba ari buvuga ko ari njye waje kwiyenza? icyaha cyose Christophe ari bungerekeho ntikiri bumpame ko nta n'umuhamya wari uhari. ashobora kungerekaho ikintu noneho bwabo victime bwanjye bukampindukira kesi. ndatekereza 3-5 mbona igikwiriye cyiza ari uko nataha nyine nkemera ibimbayeho ngaceceka. narebirije ndataha, ariko mu gutaha natashye ndi kurira, hari nko mu masaa 2 z'ijoro ntaha ndi kurira kuko aho nari ntuye hari hafi cyane n'iwanjye, ntagendaga nk'iminota 5. ntaha ndi kurira ijoro ryose. ngeze mu rugo ndavuga nti reka bino bintu mbiganirire Mutwarasibo wacu ni umuturanyi wacu wa hafi, reka mubwire ibimbayeho nka histoire imbayeho. nganirira umuntu agukubita ntuvuge, icyo utavugije induru ngo tuze duhurure tugutabara. ndabwira nishajye bireka ubuza nigeze victime, ariko at the end of the day ngahinduka umunyamakosa. niyo mpamvu nicece, ariko ubimenye nyine ibibereye aho ngaho ubimenye. iyo wenda ikindi gihe nibiba nzakumenyesha noneho uvuga ko n'ubushize nari nabikubwiye, ariko ubu nyine ubigumane nk'inkuru, nta bindi bintu birebire nshaka. nuko arambwira ati rero komera, decision yawe ndayubashye, ubwo komera nyine, ariko ubutaha urebe impamvu yatumye murwana uyu munsi agukubita, ubutaha uzayevite. turaganira nyine birarangira. nkimara kuva kuri call na Mutwarasibo
umugabo wanjye yahise amuhamagara. Okay. Oh. Hello? network bari kumuhamagara mwatapinga screen kweli ntabara ukagira imana we ntabara umugore aranteye blo Jesus bro banabanga sorry utwara siba aba confused aravuga ati ko umugore ambwiye ko umukubise nawe ukabona abaje ngo yaguteye ati no ngwino ibintu byose tubivugana uri hano mu rugo. Twarasiba yavuyeho muri iryo joro rya sambira ry'iwanjye mu rugo kwa Christophe aramubwira ati ntabara unkorere raporo yihuse y'uko umugore yanteye, ati banza unyereke icyo yaguteje kuko umuntu atera undi kuko afite icyo intwaro runaka. Ngo no ngo yaje ngo naje guteza umutekano muke hano, mwese murabizi ko yantaye akanta n'abana b'impinja, sinzi igituma agenda aha muri iri joro, ubundi kuki atagenda ku manywa. Umva kesi bimwe nirindaga koko bagira ngo n'umwuka w'Imana yari biba kesi koko nkuko nabivuze. Twarasaba aramubwira ati rero reka nkubwire Christophe ibyo ngiye ndabyumvishe, ariko hari n'indi nguru madamu yawe yambwiye icyo tugiye gukora ahangaha sinshaka gukorera umuntu raporo nkava aho ngaho murenganya. What if duhamagare ba mudugudu bamutekano inzego zose z'ubuyobozi zibawe mu rwego rw'umudugudu tuzihamagare komsa wowe ejo uzatubwira icyo umugore we yagukoze nawe atubwira icyo wamukoze, munabonereho mutubwire impamvu yatumye umugore wawe ava mu rugo akagenda, ntimubitumenyeshe nk'inzego mutuyemo, kuko muri uko kugenda kwanjye nta na hamwe umugabo wanjye yigeze agaragariza urwego n'uru na rumwe ko nataye urugo nk'uko abindega kano kanya ngo bikorerwe report kuri iyo tariki nagendeyemo y'inzego z'ibanze ayicarane nka confirmation y'uko nataye urugo icyo gihe. Nanjye ndaho nagiye numvisha impamvu yatumye ngenda, sinigeze ngenda kiba ku mugabo yeshe ko ntakiba ku mugabo wanjye kubera impamvu iyi n'iyi bankorera iyo raporo nanjye nyicaranye ari njye ari n'umugabo nta n'umwe wigeze bimenyesha inzego z'aho twari dutuye. Njyewe impamvu ntabikoraga nari ndi kuri yanjye so yo kutimena inda kutishyira hanze yego. Hanyuma umugabo nawe niba njya mvuga ko ari nk'Imana yabinkoreye yaragiye arajijwa ntiyakoresha iyo raporo. Twese tuguma muri ubwo buzima turimo tuziranyeho twembi. Ejo bundi rero iyo kesa nkubita izo nzego z'ibanze zaraduhamagaye noneho ziratwumva, mvuga ibibazo byatumye asohoka mu rugo, Christophe avuga ibibazo byatumye asohoka mu rugo, andega ibyo ashaka kundega byose. Aro nk'uyu muntu no kumuhamagara mufashe. Tuzaho commentaire y'abayobozi ikintu cya mbere babwiye Christophe ko bamenye ko Christophe yaciye nyirabukwe muri absence y'umukobwa we. Abayobozi barabimubwiye? Yes, baramubwiye ati inkuru y'urugo rwanyu twarayumvishe. Twumva ko we Christophe wacyuye nyoko bukwe, kandi nubwo nta confirmation y'abanyirubwite twari dufite, ariko tubihaye agaciro bitewe nuko madame wawe akuyeho urujijo kuri icyo kintu abyivugiye wenyine kano kanya. Kabiri donc bakomeza bamuha commentaire baraduhanura baramubwira ati Christophe ntabwo ushobora kureka umwana ungana gutya ushake nyina, ese uyu mukobwa ikiri umukobwa arusha nyina nuko uyu mukobwa akibyara, ariko nyina imyaka agezemo ni ukuri kubona ibyo bintu mvuga byaravuzwe muri iyo nama yego. Ati nyina ntazakubyarira ariko Gloria yakubyara. Gloria ni umwana muto, ni iki gituma ushobora gukora dega nk'iyo ngiyo nk'ubushongore n'ubukaku ufite imyaka ufite, ese birakwiriye ko iyo Mutapinga screen.
urabeshya umva bro bro Christophe nduci yes bro kanda akanyenyeri makumyabiri na rimwe urwego ntabwo bongera kuguderanja abantu bari kuguhamagara akanyenyeri 21 urwego nemeze yego okay ntabwo bongera kuguderanja bakwereza iki Allo wenda kumva yego muze no kumbwira yego muze kunyibutsa mumbwire ko muza kubikuramo nkomeje rero njyangana no ku musozo icyo gihe rero abayobozi bahise babwira Christophe ko umudugudu wa Kiberinka udacumbikira inkozi z'ibibi ayo mahano ari amahano bitagakwiriye baravuga ati Christophe uva hanga ugenda usezerere nyoko bukumubwira ko ngomba gusubira iwe hanyuma Gloria nawe ugende witekerezeho niba wumva ushaka gusubira iwawe mu rugo ukagenda ukarera abana bawe ukubaka urugo rwawe n'umugabo wawe ibi mvuga biri muri raporo yemewe n'urwego rw'akagari iri mu nyandiko nawe nabiprintinga nkabibaha magambo make iyo nama yabaye tariki 6 mfata decision yo gusubira iwanjye nashimiye Imana irakabyara irashubije mu bana banjye subiye iwanjye bwari buke tujya mu cyunamo tujya mu biganiro byo kwibuka twavuye mu kiganiro cyo kwibuka umugabo wanjye ahita ajya kuri RIB headquarter yes Kimihurura ajya kubabwira ko bamutabara bakaza bakamufasha bakirukana umugore we kuko amaze umwaka n'igice aba hanze atazawaba ngo yagiye kubona mwituyeho from nowhere so baze bamukize uwo muntu kuko yabyitwaga guterwa urwo rwandiko narwo naruprintinga nkarugaragaza nyuma y'inama y'abayobozi b'ibanze yego tariki 4 tariki 6 mfata umwanzuro ni muki wanjye aho nabaga muri nabyita ghetto ngiye nsubira iwanjye mu rugo kurera abana deja mama wanjye yumvishe iyo nama ari mu kigitaraganya mu ijoro mu ibanga rikomeye cyane hanyuma tariki 6 ndara mu rugo ariko ku ngufu nabwo Christophe ahamagara mutwara sibo ati ntabara umugore aranteye avuzira ko aje kuba hano mutwara sibo aramubwira ngewe kandi ndo kubuza umugore gutaha mu rugo rwe ibyo mwavugiye mu nama ejo bundi niba yicaka itekereza ko mbashatse kuza kurera abana be nkuko twabyemeje why not tutamureka akaza akaguma iwe cyewe ntacyo ndicyo cyo gusosora umugore Christophe ahamagaye mudugudu aramubwira ati Christophe niba madamu wawe uvuga ko yari we wijyanye uyu munsi akaba afite umutima kugaruka kurera abana be kuki uri kumubuza kugaruka iyo ni decision ye kandi tugomba kubaha nje nta bubasha afite bwo kwirukana umugore w'isezerano mu rugo rwe bose baramukatira abayobozi bose baje baramukatira ahubwo mudugudu asaba ko namukorera urwandiko kuri WhatsApp mumenyesha ko iyo tariki 6 usubiye mu rugo ati binyandikira ahubwo menye ko mu mudugudu hajemo umugore warumaze donc Gloria yasubiye kubiwe nanjye mbibikemo nka preuve yuko ubigarutsemo mu magambo makeya tujya kwibuka aho kugira ngo umugabo atahe mu rugo hisirukira RIB headquarter ajya kubwira ko namuteye bagomba kumunkiza RIB yaramubajije ati se ufite ibyo uri kuvuga ko igihe yataye urugo kutaje kubitubwira ukabuje kutubwira ko yagarutse ibyo bintu bimeze gute kandi niba mutuye muri Nyamirambo ntibakagombye kuza headquarter bakagombye kuri RIB ya Rwezamenyo ikindi kandi ugomba kugira documents zisuporta iki cyifuzo cyawe niba uzifite z'inzego z'ibanze z'uko umugore yataye urugo akaba agarutse byose urabyatacinga kuri iyi leta yawe ubijyane udepose inzego ziragufasha nta kibazo Edikota iramwirukanye muri Edikota baramwirukanye bamuhereza Rwezamenyo guys mutapinge komeza
bamwereka rwezamenyo naho bamubwira rw'inzego z'ibanze rugaragaza ko kuko umugore wawe icyo gihe yari yarataye urugo, umugabo urwo dokima nimwe isuporta icyo iyi ariko se nk'uyu muntu uri kumuhamagara koko twari icyunamo cyaraye kirangiye. Nagiye kubona mbona z'amanywa Christophe yari yagiye ku kazi mbona aratashye. yego Azanye y'amajwi y'inyange ku mutima ndavuga nti buriya arahashye nyine. azanye yaje azanye iki? Aza mu masaha y'akazi. Aza mu masaha y'akazi azanye carte ebyiri z'amazi n'iyindi imwe niba ari ya jus z'inyange. Ndavuga nti buriya ibyo duhaye n'ibintu bisanzwe. Ariko hagati aho kuba twimiranye yafashe icyumba cye nanjye mfata icyanjye. Yes, muri icyo gihe twasubiranye nahise mfata icyumba cyanjye nanjye nawe afata iki. Bya byumba byacu bibiri turabigabana. Yego, abana bakajya bararana n'ushaka kurarana nawe. Kandi urumva bari bankumbuye bien sûr que bifuzaga ko turarana. Mu magambo makeya kuri zirindwi urumva ko baramuhakaniye kuri ribu ko ntacyo bamufasha kubyo avuga nta shingiro bifite. Niko kuri tariki 14 muri ayo masaha y'akazi nagiye kubona umuntu atashye ajya mu cyumba araryama. Ubwo njye ndahungaho sinziri kujya mbere. Hashize iminota 30 atashye numva mudugudu arampamagaye arambajije ngo Gloria uri mu rugo? Ndamubwira nti yego. Ngo turaje, ngo tugeze hano imbere y'iwanyu turaje. Tanga nise muza gusubira na amahoro. Nta n'umwanya nabonye wo kumubaza ibyo byose, yahise akupa telefone mpita nsimbukira mu cyumba nambara ikanzu nicara muri salo ntegereza abashyitsi. Mudugudu yaraje, haza mutwara sibo, haza umugabo sinibuka neza inshingano afite ariko ashobora kuba kuriya abanyerondo mu murenge wa Nyamirambo. Haza na executive w'akagari ka Rugarama. Baraza mu rwego rwo gusura umuryango ufite amaki. Christophe yazanye Christophe yahise abakira kuko urumva baje kuri rendezvous yiwe, yahise abategurira y'amazi mpita mbona nyine icyo yayaguriye. Turicaye nyine tuzi ubuyobozi amatwi turaganiriye, mwihangane mubane neza. Donc bya biganiro nyine abayobozi baganiriza abaturage bafitanye amakimbirane. Ati rero twamenye ko mugira n'amakimbirane, niyo mpamvu twafashe initiative yo kuza kubasura, kubumva, kubatega amatwi no kubahanura.